abigishwa be arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde bamwe bagira bati uri Yohana abandi bati wowe uri Eliya abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo urumwe mu bahanuzi Yesu ari kumwe n'abigishwa be arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde bamwe bagira bati nami Yohana abandi bati uri Eliya abandi ngo wowe uri Yeremiya cyangwa ngo urumwe mu bahanuzi kugira ngo ndinde Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu nawe aramusubiza ati urahirwa Simoni Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye ahubwo ni data Yesu arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde Simoni Petero nawe aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana Yesu nawe aramusubiza ati urahirwa Simoni mwene Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye ahubwo ni data wo mw'ijuru tugira ishurirwa ryo kumenya Yesu nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare amarembo y'ikuzimu ntazarishobora nanjye ndakubwira ni Herumani uri Petero nanjye kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare amarembo y'ikuzimu ntazarishobora hagatenga ndakubwira ni nanjye ndakubwira ni uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare amarembo y'ikuzimu ntazarishobora none se Satani wiruhiriza iki ko wiruka ku itorero kandi rifite nyiraryo ni Kristo niwe waricunguye none se Satani wiruhiriza iki wiruka ku itorero rifite nyiraryo ni Kristo kandi yaragutsinze Satani ubanongere kubwire wikwiruhiriza ubusa wiruka ku itorero Yesu yaratsinze kandi yaragutsinze ubwo yambakaga imfunguzo ikuzimu haramutinye urupfu rwanze kumubika yakandagiye Satani amwaka imfunguzo umwami w'abami Yesu kubw'ibyo muzana abasore banyu muzana abakobwa banyu maze tumutambire Yesu ari ku ngoma umwami w'abami Yesu bashumba nimuhumure naguhagarika imitima mubabazwa n'itorero Yesu ararifite aribereye
nukuri. Yesu ari ku ngoma.